Ndi papa SAVA. Ubwo sinkubonye ndakubonye ubisobanurire Ibiki se kandi? hagarara ahangaha hagarara Wowe uramagarika. stop tugende kuri bishari yawe sobanurire iby'ubugegera Ngo iki? tugende usobanurire iby'ubugegera bwawe umva nta soni Isoni? hejuru y'ubugegera bwawe Ariko yisumwa ko umuntu abahuye nawo mwabana. ngo iki Uranyita ingegera ngewe. uragize ngo ngentera umwako ngewe ngo ndi umutera mwako Ariko sibyo wa mugabo. ubu ngubu ni ngewe waguteye umwako w'ubwo bugegera bwawe ufite Ariko ndimba unshaka wiki nkawe koko. Nje mfitanye nawe ikibazo. tutagirana ikibazo ese ubundi wari ugiye Wese nshinzwe kugusobanurira aho njya. Uri mu bantu nkwiye guha raporo yaho ngiye. jya imbere tugende rero Ngo jya imbere tugende ngo yanyura ahangaha tugende tujye kuri bishire yawe ubinsobanurire nta soni nyura aha tugende ikibazo cyanjye ugikemure Hakoze ikibazo kimfitanye nawe. nyura aha tugende umva nyura aha tugende unsobanurire iby'aya magufa yiwawe Amagufwa ni barayange kwa ndimo ndayagusobanura byagenze bite. umuntu uzana ubugegera ahangaha kuri uyu musozi ngo nuko ari wowe ufite bishare yenyine ugacuruza ibidagomba gucuruzwa ubu wararebye mbega uravuga uti ngewe papa SAVA reka ngende nifatire abaturage bahariya ubundi mbahindura ibigoryi ubu uduha amagufa ubona turi ba nyakabwana Ngewe ariko se ndimba ayo magambo urimo kuvuga nge mfitanye nawe ikihe kibazo. Mfitanye nawe ikihe kibazo uragiye ufashe abana ubashyizeho umutima mubi uti abaturage b'inaha uzajye ubaha mbega ibyo bashaka ubaha ibirapfa amagufa ubundi bagende nta wundi dupiganirwa Akoze nk'ayo magambo yose urayasukanura uyakomoraye. Okay uretse akira regera uyu munzani regera uwo munzani Uyu sukuye heye kandi nkuregera se uyu barawuregera ibyo ntibikureba regera uyu se barawuregera nyine akira pima Wiki pima hanyuma ubinsobanurire pima se wiki pima seko ndeba udapima pima neza usanze bipima iki usanze apima iki ni amagarama 900 amagarama 900 njyewe nze ngura inyama ibiro 2 nimurangiza mu amagufa apima amagarama 900 ubwo ngubwo inyama zisigaye zirapima kangahe zirapima ikiro n'amagarama 100 ubwo nibyo naguze ariko se ninjye waziguha umva nyura ahangaha tugende mu nyishyura inyama zanjye bandi ariko njye nigeze nguhi niba atari we niba ari abakozi babuba watumye ngo iki bari abakozi babuba watumye njye mbatuma se ngo bakugurisha amagufa hari ahandi yavuye hari undi ufite bishari naha wiki hari undi uyifite ndakubaza mwese urashatse kuvuga ngo wayakuye iwanjye nakubajije ngo hari undi ufite bishari nahangaha wabibonye amagarama 900 yose mu biro 2 ubwo rero uragiye ushyizemo abakozi umutima mubi ariko ubwo uwo muco urimo wadukanye urimo wigisha n'abantu n'umuco nyabaki ndemba ntabwo ari uko ngiye ncuruza ngewe none se ushaka kumbwira ngo amagarama baguha ibi bintu nawe urabifata urabyemera ibi byavuye iwanjye ngewe umva reka nkubwire udashaka gutsimbura mba ndoga karambizi ntabwo wancika utasobanura ikibazo reka nkubwire papa SAVA reka nkubwire umva twarwana ahangaha ibyatsi bigapfuka ivumbi rigatumuka ariko se nsobanura ubundi uko byagenze numva uko byagenze hanyuma ndebe nanjye niba mfite uko nakemura ikibazo kuko mfite iyo ngiye aho ugiye mfite aho ngiye nyine aho ugiye hari utakukemura ikibazo cyanjye se ni hehe ngo iki reka rero nkubwire
buriya iyo imirimo ibaye myinshi uhitamo umwe uwibanze n'uwo kurya tugende rero unyishyure inyama zanjye amagarama 900 zijyane Margarita ziteke hanyuma nirire naho ho warugiye ntabwo haruta ariko rero wenda reka tubyoroshye niba byavuye iwanjye koko tubyoroshye mbwira ikibazo uko kimeze mpamagara abakozi mbashyire ku itegeko mbabwire ni mukemura ikibazo cya Ndimbati Sylvestre bubi na Bwiza ariko sinkubita amaguru y'ubusa kandi mfite aho nari ngo ntugire ute no kubita amaguru y'ubusa ubu rero noneho ngiye nkubita yanjye hejuru y'amafaranga yanjye kweki ariko se Ndimbo ubundi vugisha ukuri aya magufwa yaguze iwanjye nakubwiye ngo hari undi ufite bisheri inahanga uretse wowe baguhaye amagufwa hanyuma se watumye cyangwa wigiriyeyo nje nari mpibereye waruhibereye jewe ninjye wigiriyeyo umukozi arakata ubireba witegereza n'amaso nari mpahagaze hanyuma se ko ari nge ejo wiranguriye inyama ko naranguye inyama nzima aya magufwa meza atya yavuye nyine tugende usobanura uburyo nyine zabaye amagufa nasobanura gute uburyo zaba inyama ninjye wazishyira hari ubwo twajyanye kurangura se amagufwa hwihuye ameza atya mu nyama zanjye ariko se fata Ndimba ubundi musi wawe ari gufata hano dore kukokora umare umugabo ni fata se ariko se kokora neza uzimare ndakokora ufashe hano se wafasha hano kwigufa nubundi ko ndo zigizwe n'amagufa gusa dore kokora dore kokora kanifatira igufa ariko fata igufu kokora ariko sha buretse ariko izi nazo bagize kunkubitira mwigunira none nazo zirimo ziraza ziza kuhunahunanga so mwebwe mwatumiwe nande ako ubundi Ndimba ko numva wivovota aho ngaho ubundi bazi guhaye utabona kata ariko muretse cyuma nacyo ariko ubundi umuntu w'umugabo ko ari utyazi cyuma n'iki cyuma ujyanye kata kokora ari kuzimarewe ariko ndi gukokora dore nkiringiri iyi ntabwo ari inyamusizeho inyama sinyamiki komeza se katebyo kata umuntu muzima agura amagufa nta nyama zihari ariko nk'umugabo arambona nta kintu kiriho ye nayikokoye dore hano ziriho ziracyariho ariko jya ureba urayisigiraho izi sazi se nawe uri kundushya rwose ariko arambona reka nze ndaje nyamushyira aya magufa ubundi shyiramo hari ufate hano ayagugunishe buriya bwinyo bwe utagaranye bumeze ubu wishyuye nizubu cyangwa se nkate buriya butwi bwe nze mbutekere imbwa ziburye ufate ibyo ufata tekere urabona koko magufa wararwaye amaso se magufa masa urinda umurenganya ariko ko nagiye kira cyana cye kajyaho kigatema nkagira ngo kimpaye inyama nyine ni bwa buswa bwawe dore kokora dore gukokora fata neza fatira hega iki cyuma nacyo wajya barya icyuma se kungutiya ariko izi sazi nazo noneho uzereka zivumbire ariko se wamuganuzwa amagufa gusa Ndimba ubu se ubu bampaye iki koko mbega ngo turamwica ariko umva ko yigenje turabonana yo kuza hano nta nyama waguze amagufa nuko ari we wenyine wagira ngo waruguriye imbwa papa sava uyu munsi arambona fata kwitonganya ubireke ndakata buriya buguru cyangwa buriya buboko ibyo nibyo wivugisha undi se bwo no hajya nturumere nk'imboga zikubiswe n'izuba fata hari icyo gafite ariko se mbabarira umbwire aya magufa ngana rya fata Ndimba urandebera ndebera ndareba iki ko tuzaguza amagufa gusa wagira ngo waruguriye imweru umwe cyangwa Misizo ntasana nkokore ziriya gweke urangije ugeze mu rugo rero ufashe inyama urazikokoye urazihwihuye urangije upakira amagufwa utinjyanye kwa papa sava muri bushori bansubiza amaroti ariko Ndimba simfe koko simfe ngo n'icyavuye mu iduka ntigisubiramo simfe ngo icyavuye mu iduka ntigisubiramo ubundi ugiye guhaha ibipfunyitse ukagira utyo ukitegereza ukabonaho ibiranga icyo kintu ukareba igihe kizamara
nabo ko baba bararanguye mu by'ukuri usibye yenda kuba mwari muziranye cyangwa musanzwe mugura nk'ubu wabiguze wakongera ugatega ugasubira hariya uti mumpereze nasanze bipfuye yaba ari amandazi se wenda uhakuye yose wayageza mu rugo ukayagarura uti nasanze yarapfuye bayaguhaye uyareba wabigenza ute none uraje uti inyama bazikase uhari uragiye ufashe icyuma simbizi ngo niba wakatiye mu gitete cyangwa agatebo sinzi ngo wari wicaye hehe niba ari mu nzu cyangwa niba ari ku musarane murahwihuye murakokoye icyuma sinzi ubwoko icyo mwasizeho uragaruye uti munguranire ubwo se umuntu yamenya wikura ibiki umuntu yamenya wikuraga ibikira ntabwo waguze imvange ntabwo bazikatagureba narebaga none iki nyine urabaza ngo none iki ubundi wowe ko twiganye mu wa gatanu ko atari kure ubusanzwe amagufwa ntabwo arusha inyama kuremera ku buryo se ibiro bibiri byavamo amagarama 900 yose nese ntibazikatagureba nkugira inama fata aya magufa ugenda ufate n'ayo maroti wasize mu rugo ufate na garanti baguhaye garanti nyine hanyuma ugende bakuguranire garanti se iyo ariyo bampaye nese urajya gusubiza ikintu mu iduka bataguhaye garanti yacyo hanyuma bagusubize ugende ujye guteka urumva nta soni ubu ugiye kugenda ukwirakwiza ahantu hose uturiye mucuruzi yamaye serivisi mbi ariko ubwo abacuruzi niho bazajya baba simate abaguzi mwe ntimube simate none se ubwo papa SAVA none iki urashaka kumenya uko ubigenza fata ayo magufwa ugende nyine uyahuze n'izo nyama bateke uze kunywa umusosi nyine ufatika cyane hari igihe hazaza undi mucuruzi shaho mugapiganirwa isoko kareka gukomeza kutwirata